iyi nkuru yo gutabarwa imenyekane ku bayobozi badukurikiye. Iyi nkuru ninjye mugiye kubana muri urugero nakure mu karere ka Musanze aho mpagaze mu murenge wa Cyuve. Naje gusura umukozi w'Imana Claudine. Icyo nababwira ni kimwe, nuko tuje gusura umuntu udasanzwe Imana duhaye mu gihe nk'iki. Rero David, ntugakorera Imana ngo nuko unezerewe, ngo nuko wishimye, ngo umugore ahari, ngo umugabo ahari. Ubwo se nkubwire ngo iki? Ubundi mu buzima busanzwe wagakwiriye ku kigero cya mbere, kuko ibintu byose wakora udafite kwizera biba ari impfabusa. Biba ari impfabusa. Umugabo witwa Hezekiya, mana sindagira ntibi bintu ko biri kuzara kandi bwije, ariko yes, ni by'agace gace gakomeye kuduhitamo hano kuri Gonake Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njye nitwa David, ninjye mugiye kubana muri urugero nakure mu karere ka Musanze aho mpagaze mu murenge wa Cyuve. Naje gusura umukozi w'Imana Claudine. Icyo nababwira ni kimwe, nuko tuje gusura umuntu udasanzwe Imana duhaye mu gihe nk'iki. Umuntu Imana yagiriye neza mu impano zigiye zikomeye zitandukanye, ariko uyu munsi twongeye kugirirwa amahirwe na n'undi mugisha wo kuza kumusura. Icyo nabasaba ni kimwe, kuza gukurikira ikiganiro cyose mukagisoza, kuko tugiye kumva ijambo ry'Imana ndetse n'ibiganiro byiza turibuze gukora hano mu karere ka Musanze. Ikindi nababwira nuko mugomba gukurikira ikiganiro, kuko nyuma yaho ku bantu bampamagara ni itangazo ngiye gutanga ku bantu bampamagara bambuze, nuko iyo dusoje ikiganiro dushyiraho nimero y'umukozi w'Imana. Ni Claudine tugiye gusura, muri buze kumubona. Rero ntabatindeye cyane, reka mwakire. Claudine, ndakwakiriye. urakoze Ute? Mbere ya byose nagira ngo ubanze dushyire imbere y'Imana kugira ngo tugane twiragije Imana. Mana, turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye kuri Imana yabaye mu ruhande rwacu mu minsi yose tumaze kuri iyi si. Wadukoreye ibikomeye, uraturinda. Hari impfu nyinshi zari ziduteganirijwe, urangije uzikuraho. Hari imiryango ya gereza nyinshi yagiye idufungurirwa ukayifunga. Tugeze kuri iyi tariki tugihumeka umwuka w'abazima, tukiri bazima. Izina ryawe nirishimwe. Nyemerera utweze, udutunganye, utubabare ibyaha byose twakoze. Numara kutweza, numara kudutunganya, ururuke ubane natwe muri iki kiganiro tugiye gukora. Ni iminota mikeya, ngwino uyibanemo natwe, uvugane natwe, ukorane natwe. Duheje imyuka mibi, duheje gukora kose k'umwanzi. Bitakuvuga byose bikubiswe hasi, ineza yawe ariyo yamamara. Kandi Mwuka Wera tumanukire, amavuta yawe atumanukire. Mu izina rya Yesu utugire neza, kuko uri Data wa twese mwiza. Abantu bose badukurikiranye aya masaha ya none, ndetse n'abandi bazadukurikirana mu gihe kizaza, nari nkwinginze cyane kugira ngo bafashwe n'ibyo tuvuga. Mana, bibi byo kuguhesha icyubahiro. Urakoze kuri Imana, ganza kandi utegeke mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma nongeye kuguha ikaze na karibu hano kuri Gonake Plus. Namwe ikaze na karibu ku bantu badukurikiye hano. Umeze uti umunsi uri kubona uti? Meze neza. Sekorodi. Karame. Ujye wifata gutyo ugakomera abantu ba Gonake Plus. Cyane. Mbwira buri mu Yesu wasura uri kugiye umeze igihe cyo kubakumbura. Cyangwa ni iki kintu bakundira? Ngo ibyo bagukundira byo ni byinshi. N'ikimenyimenyi baraguhamagara. Ni iki kintu ukundira abantu bakurikira Gonake Plus? Uzi ikintu cya mbere mbakundira? Nabivuga. Yego. Ni abantu bikunda cyane. Ni abantu bikunda cyane. Ubwo bishatse gusobanura ngo ko bikunda batareba kundi muntu. Barikunda pe. Gute nyine bitubwire. Tave we bimbaza we fata ko bikunda. Nanga uratuzimije. Wowe bifate ko ari abantu bikunda. Yego. Uyu munsi ufite imbeho nyinshi. Ubona gute mu buryo bw'umwuka? Mu buryo bw'umwuka rero, ubundi umurinzi wa 99 yararirimbye ngo nshatse kugukurikira buri munsi Mwami Yesu, mu gihe cy'umunezero no mu gihe cy'umubabaro. Uko watubanjirije nuko tuje tugukurikiye. Tuzi rwose kuri hafi yo kuzatugeza mu ijoro. Rero ugomba kuyikorera izuba riri kuva, ukayikora n'imvura yagoye. Yesu hari umwigisha umwe yigeze agendana nawe, ngo umugabo ageze mu nzira abwira Yesu ati, Yesu barampamagaye ngo data amaze gupfa, wakwihangana ukabugiye wenyine nkabanza naje gushingura, hanyuma nkazagaruka mu rugendo. Yesu aramubwira ngo reka abapfu bahamba abapfu babo, wowe dukomeze tugendane. Rero David, ntugakorera Imana ngo nuko unezerewe, ngo nuko wishimye, ngo umugore ahari, ngo umugabo ahari, ngo abana bahari, ngo inshuti zihari. Oya, mu gihe n'ibyo bidahari, yikorera uyihamye. Bivuze ngo muri aka kusi tubona kafite ubukonje cyane,
njye nimbemereye nabi ndikumva nameze neza sinzi ko kino kiganiro cyamara iminota myinshi ariko Imana naza kudushoboza. Yego Claudie, hari ikintu nshaka gusobanurira abantu neza, kino kintu nshaka ngo abantu bacyumve neza. Yego ikintu cyo kwizera, nkunze kubaza abantu ngo mbese kwizera bifata gute, ariko ndashaka ngo dufashe. Ndiri kuyobora ni abantu baje kugusura. Ndashaka udufashe tudufashe kubwira abantu kwizera. Ubundi wo kwizera gufata gute? Bishobora kuba nakubaje kino kibazo kenshi, ariko ndashaka ngo tugishyira akadomo. Abantu babuze uburyo bwo kwizera, babuze ibyiringiro. Kwizera gufata ute? Kwizera rero David, kwizera ni ikintu ubwo se nkubwire ngo iki. Ubundi mu buzima busanzwe wagakwiriye kukigira icya mbere, kuko ibintu byose wakora udafite kwizera biba ari impfabusa. Biba ari impfabusa. Umugabo witwa Hezekiya, umunsi umwe Imana yavuganye nawe itumye umuhanuzi witwa Yesaya, iramubwira ngo genda umbwire Hezekiya ngo naraga ibye byose kuko igihe kigeze ngapfe cyangwa se ave mu iyi si, agenda arage uwagahahe amuhe, uwataraha nyina mwime, igihe kirageze. Ngo Hezekiya agiga kwizera, aravuga ati n'imirimo nakoze ubu siko wenda narindi gutekereza kugura Korodina etaje, none nimfa katagaba kiyibonye ngo yerekeze ivure, arasenga abwira Imana ati Imana ibuka imirimo nakoreye runaka, wibuke n'imirimo nakoreye runaka, nurangiza uzuntabare. Uko kwizera gutuma Imana yivuguruza ku byo yagimaze kwanzura. Ivugana na Yesaya amubwira ngo subira kwa Hezekiya umubwire ngo ntagagipfuye, numvise gusenga kwe, igihe cyo kubaho umwongereyeho n'imyaka 15 y'uburame ntagagipfuye. Ubundi bigenda ute kugira ngo umuntu yiburiye icyizere? Kujya yiburiye icyizere ntago mbizi. Birakuba ngo yiburiye icyizere. Ibyo bintu ntubimbaze. Nyine impamvu mbaje icyo kibazo, uvuga ati se buriya wakwizera nk'Imana utabonesha amaso yawe, nyine Imana idafatika. Ubundi Imana tuyibonera mu bintu, tukanayibonera mu bantu, kandi na Satani tuyibonera mu bantu, tukanayibonera mu bantu. David, reka nkubwire, nje nakubwiye ngo nzajya nitangaho urugero kugira hatazagira nk'umuntu wenda urakara. Hari ukuntu mba nishakira nk'agakanzu keza cyangwa nk'udukweto twiza, nyine urabona ndi umusirimu cyane, ntago wakwambara ikintu kimwe. Buri munsi ngo wambaye ikanzu imwe, n'ubundi abantu bagucishamo ijisho. Biba bisaba kugira ngo ugire utuntu uhinduranya nyine nk'umukozi w'Imana, kandi nibyo gukorera neza. No kwambara neza hari ikintu bifasha mu ivugabutumwa. Oya, gukorera Imana usa neza ni byiza cyane rwose. Hanyuma hari igihe nsenga nyine ndi kuvuga ati Imana nyimpere kano kantu, Imana igakoresha nk'umuhanuzi akaza akambwira ati Imana irambwiye ngo icyifuzo wasengeye yacyumvise, iguhaye inkweto. Ubwo wenda nizo nashakaga. Najya kubona nkabona nkawe David uraje ntazi niyo uturutse, tutanabisezeranye, nkabona unzaniye inkweto nari nshaka. Ubwo urumva Imana impaye inkweto nayisabye, ariko ni wowe uzinzaniye. Ntago inkweto ziturutse mu kirere ngo zite zikubita hasi nzitoragure. Rero Imana twagiye tuyibonera mu bantu. Ugomba kwizera, wizeye nyine ko Imana ishoboye byose. Ugafata ibitari ukabigira ibihari. Ko bigira ibihari. Kavuga ati bwa Korodina reka nkiri icyizere, bwa Korodina niwe uzanyubakira etaje cyane. None se nawe uzi ko hari abantu bajya ku musozi bagafata nk'amababi y'intufe cyangwa amababi ya voka cyangwa amababi y'ibishimbo, bagahita bavuga bati izi ni inoti za 5 turaziremye, tugitaha duhure n'inoti. Tugitaha duhure n'inoti, kandi koko zikaza. Ibibabi bigahinduka gutya cyangwa nyine ntago ibibabi bihinduka rikahura n'amafaranga. Ariko urumva abayizeye, abayizeye cyane. Claudie, hari abantu baba badukurikiye nyine baba barabuze icyizere, babona ibintu byaranze, umugore yaramutaye cyangwa se umugabo yaramutaye cyangwa se imiryango yamuvuyeho, nayo mafaranga ntayafite, n'inshuti zimuvuyeho. Usibye ko we muri iyi minsi asigaye avuga ati inshuti sigaye kuza ifite kikukekaho. Ariko iyo tugeze ku mugore, ku muryango, aba ari abantu bawe, sibyo? Aba bantu manshaka ngo nibura niba nkane na Claudine agira ikintu ababwira bumve ko ubuzima bugize ute bukomeje. Yakwizera rero ntibakitakarize icyizere. Mu gihe ubona wananiwe,
inshuti zagiye abavandimwe batakikureho umugore yagusize cyangwa umugabo cyangwa uri kubona n'ubuzima buri mu marembera, aho niho Yesu aziga gukora. Umurinzi wa 60 yagavuze ngo bwira Yesu byose ni inshuti yawe, ibikubabaza n'ibigutera, ngo arakunda afasha abashavuye, akundaga abashavuye nyine. Ihanganira igicuku urimo, utegereze igitondo, inkoko yabika itanabika, amaherezo buzaca. Claudine kubivuga nk'umuntu utarigeze ugira ikibazo. Oya njyewe impamvu mbibabwira gutya, nagiye ngira ibibazo kenshi. Abantu bamara kunanirwa, inshuti zose zamara kunanirwa, akaba aribwo Yesu aza. Ase Claudine heruka kubabara rya ntijya wibuka ko heruka kubabara? Yego Claudine we ari umunsi ahubwo bitaba ukababara buri munsi urababara. Mbabara David ibyo bintu n'ubimbaza turi kuri kamera, uzajya ubimbaza turi kumwe twenyine. Wiki sinabikubaza. Oya reka nkubwire, iyo nkubaje iki kibazo n'abantu bavuga ati niba ndi muri situation na Claudine nubwo mukurikiye kandi mukunda nawe yayiciyemo, ariko ko yayisohotsemo ni iki ngiki cyamufashije. Claudine ntukajya wumva wenda nkubaje nka gutya nyine nk'umuntu budukurikiye ashaka ari muri situation wabayemo, wenda situation yo kugira abantu bamwanga twabivuze kandi icyo ni ikintu cyeze. Yego ariko noneho icyo turenzaho ni uburyo iyo situation wayivuyemo cyangwa se ubwo buryo bwo kubabara ubuvamo cyangwa se ukabasha gusimbuka ibyo bibazo byawe, kuko ari abantu baba badafite uburyo bakugobotora uwo mwanzi no kwiyakira bikabananira. No mama nk'ukubajije yabaraza nyine, ariko muhumure Yesu ni umwami. Yego ntabwo mudufashije aho ngaho. Yesu aho ya David wenda kuza ukunda ubuhamya, kandi amasaha tugezemo ntabwo ari ayo kuvuga ubuhamya. Amasaha tugezemo ni ayahe? Amasaha tugezemo saa cyenda turi mu masaha nimugoroba. Turi mu masaha ya nimugoroba. Saa cyenda se basi tubivuge tugeze muri ya saa y'Imana gukora. Umukobwa witwa Vestina yavuze ngo isaha yo gukora kwawe yageze. Ubwo rero turi mu isaha yo gukora. Abo bana nibuka inkuru narebye mu gitondo ya Vestina nayo Dorcas kwa ngasiga nk'inzoga mwa ari igitangaza. Ni inkuru narebye ngasiga nk'inzoga noneho byagiye birafata. Dorcas ari kunywa inzoga ngo mbese ngo yabaye umusinzi ngo byakora. Oya David ntukazanishinga n'inkuru z'abantu, uzajye wemera ibyo wigereye. Ariko nanone birashoboka wowe kubera ko ukuntu umukunda utarabimubonaho ushaka kudahita ubyemera. Oya jya wemera ibyo wiboneye. Muri iyi si turimo ibintu byose babishoboka. Tujya tubona umuntu wari hejuru ajya hasi, wari hasi akazamuka. Hari umuntu umwe twaganira arambwira ati ngo yubaha abantu batatu, umuntu w'umwana, umuntu uri kwiga n'umuntu wasenze Imana. Burya ngo nta abantu batatu yubaha, umuntu w'umwana, umuntu wize n'umuntu wasenze Imana. Nkareka abandi bose ngo ubuzima buba bwagira ute buba bwahinduka. Hanyuma tugiye kujya mu ijambo ry'Imana bitewe n'aho amasaha ageze, tugiye kuganira iminota mike bitewe n'igihe turimo, imvura yaguye. Na Claudine namufatiranye afite abashitsi benshi, ariko tugira n'abashitsi benshi ndabagira. Hari umunsi bwa kuri utagize abashitsi? Ntabwo bibaho. Keretse ubwo nyine nababwiye ko ntahari niho batazi. Iyo wiriwe mu rugo ufite abashitsi na n'ubu baracyaza, ngiye kurekura ujye kuganira n'abashitsi. Nta kibazo. Tugiye kujya mu ijambo ry'Imana. Hanyuma Claudine iyi minsi turimo turi mu kwezi kwa gatatu. Yego. Ni nk'iyo mpamvu umuntu yagenderaho kugira ngo imufashe kumva bayihatuje? Muri uku kwezi kwa gatatu haracaga mu ntangiriro z'umwaka, ntabwo umwaka uragera muri 1/2. Ikintu nabamo nk'impamba, buri muntu wese mwifurije kugumana n'Imana. Ubikeneye ashake indirimbo ya 277 agiririmbe, niyo mbatuye abantu bose bankurikira. Hanyuma ni karibu n'ijambo ry'Imana kugira ngo turebe ko abantu bagira bakabuhuka imitima yabo, ndetse ukabaha n'ubuhanuzi bwa mu ijambo ry'Imana, kuko nibwo buhanuzi nabonye butavangirwa kandi nayo intego yacu yo kuza tukumva ijambo ry'Imana. Ni karibu. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice ni 7, turasoma duhereye ku murongo wa 11. Umutwe w'amagambo cyangwa se intego y'ijambo yavuze ngo azura umwana w'umupfakazi. Bukeye ajya mu mudugudu witwa Nayini, abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba. Uwari wapfuye yari umwana w'ikinege kandi nyina yari umupfakazi.
abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Yegera ikiriba agikoraho, abakikoreye barahagarara. Ati muhungu, ndagutegetse byuka. Uwari wapfuye arabaduka atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Bose baterwa n'ubwoba bahimbaza Imana bati umuhanuzi ukomeye abonetse muri twe, kandi bati Imana igendereye ubwoko bwayo. Iyo nkuru y'ibyo yakoze yamamara i Yudaya hose no mu gihugu cyose gihereranye n'aho ngaho. Twakire neza amagambo y'Imana. Amen. Dusomye ijambo ry'Imana, tuvugamo inkuru z'umugore w'umupfakazi ngo yari atuye mu mudugudu w'i Nayini. Ariko ntabwo ari we wigize umupfakazi, yari ari urubyiruko nk'uko nanjye nkiri umukobwa, agirirwa umugisha n'Imana wo gushaka, ngo ageze yagiga n'umugisha wo gutwita. Ariko bishize kera umugabo ararwara arapfa, barashingura. Hanyuma ngo abyara umwana w'umuhungu. Umwana w'umuhungu nawe ngamugize muri cya gihe abantu bamukunze batangiye kumutuma, batangiye kumureba nk'umwana mwiza, batangiye kumwohereza ku ishuri ngo nawe aza gufatwa n'indwara. Ntabwo batubwiye imyaka yari amaze avutse, ariko yari ari mukuru, ngo aza gufatwa n'uburwayi ararwara, ngo araremba. Nyina aravuza buriya David. Mu Rwanda njya numva baca umugani ngo buriya umubyizi mukwe ntako abaga atagize. Ntugire ngo uyu mugore hari uko atagize, ntabyo uzi. Ubutaha nzabikubwira uburyo umuntu agerageza bikanga kandi yakoze. Nzakubwira nanjye ibintu byinshi nagiye ngerageza, ngashiraho umutima wanjye wose, nkarara ntasinzira ibyo ndi gutekereza, ejo bikanga. Nta ku muntu ko wazajya urabika ibanga. Yego, nzakubwira ibintu byose nagiye ngerageza bikanga. Nta ku muntu aba atagize, ntago mbizi. Hanyuma Bibiliya iratubwiye ngo uyu mugore aravuza, bigeze nyuma umwana arangira amucitse arapfa. Bene imiryango baricara biga ku nama y'ukuntu barashinguza. Nahoze mbabwira, hari umuntu twaganiriye mu kanya, ndamubwira ngo Imana ishobora kutaza mu gitondo, ntize saa sita, ntize na nimugoroba, byagera mu gicuku ikakwitaba. Icyo nicyo nkundira Imana. Ariko Mana, haleluya. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo biga ku kuntu bagomba gushingura uyu mwana, cyangwa se biga ku kuntu bagomba gushinguza uyu mwana. Ngo abagura isanduku barayigura, Bibiliya ivuga ko ari ikiriba. Abacukura baracukura, abarashiraho indabo barahagera, abaravuga amagambo barahagera, abantu bose bari butanga ubuhamya barahagera, abarira bari bamaze kurira, ababoroga bari kuboroga, n'abari gusakuza bari gusakuza. Buri muntu wese n'icyo yagombaga gukora yari yamaze kuhagera. Ariko dushimiye Data wa twese utita ku mubare w'abantu baguhiga. Dushimiye Data wa twese utita ku mubare w'abantu bakurwanya. Dushimiye Data wa twese utita ku mubare w'abantu bavuga ngo uzapfa nta kintu wigejejeho, akaza n'aba bantu bagihari. David wayimera icyubahiro. Imana ishimwe. Hanyuma Bibiliya irambwiye ngo aba bantu bose bateranye, iratubwiye ngo abantu bose batuye muri uyu mudugudu witwa Nayini bari bamaze kuhagera, baje guherekeza uno muntu wagize ibyago. Hanyuma Bibiliya irambwiye ngo bakihagera bashiga umurambo mu kiriba, barafunga neza. Bamaze gufunga, birumvikana bari bashizeho imyenda bagomba gushiraho, bashizeho ikirago bagomba gushiramo, abafashe indabo barazifata, bambaye imipira ishushanyijeho wapfuye, bigashoboka ko bari bazambaye. Ngo basohoka mu nzu, umwanya wo gushingura wari ugeze. Haleluya, haleluya. Nshuti zanjye, ubu namwe mu rwego murimo, birashoboka ko abashingura bamaze kuhagera, n'abamamaza inkuru ko umwana yapfuye bahageze. Mwibarenganya, icyo nicyo bashinzwe, ni nacyo bashoboye. Ahubwo senga Imana, Imana yagendereye umupfakazi, nawe ikugenderere mu izina rya Yesu. Bibiliya irambwira ngo Yesu bagasohoka, umugore ari kurira, ari kuvuga ati ndataha he Mana, nderekeza he? Ni gute naba igitutsi mu bantu bose? Ejo bundi mpfushije umugabo,
umugabo, none uyu munsi mpfushije umwana, nta muntu n'umwe ukinyitaho. Mana, ibi ni ibiki? Bibiri tubwira ko n'uyu mugore bari bamaze kumwirukana, baramubwira ngo tukimara gushingura ntiwemerewe kugaruka mw'uru rugo. Ariko ngo bageze mu marembo yitwa Nayini, Uwiteka ngahita amanura umugabo witwa Yesu. Ngo Yesu we yari yiviriye mu mudugudu witwaga Yeriko, cyangwa se ku musozi witwaga Yeriko, ari kwitemberera n'abigishwa be ndetse n'abantu benshi bamuzi ibitangaza bakagenda bamukurikiye. Bibiliya irambwira ngo uyu mugabo ahita akubitana n'aba bantu bagiye gushingura. Ariko uburyo Yesu ari umugabo w'intwari, uburyo Yesu nzahora amukorera abe ku manywa abe na nijoro, ni ukuri ko Imana nzamukorera David. Uzi ukuntu ari umugabo w'intwari, ngo yitegereje mu bantu bose. Ibaze umudugudu wose wahagurutse mu rugo ugiye gushingura. Ibaze noneho bose, urabizi abantu bagiye gushingura benshi bababarira, abandi bavuga ibyo bashaka. Ariko ngo Yesu yitegereje amenya nyina w'umwana uwo ari we. Tugiye gusenga. Uwiteka kwitegereze mu bibazo ufite. Uzi Uwiteka yitegereje mu bantu bose bafite amadeni akakubona. Uwiteka kwitegereza. Bibiliya irambwira ngo Yesu yegera nyina w'umwana amukoraho, aramubwira ati wa mugore we wirira. Ngo umugore agategereza yuko hari nk'igihanuzi kigahita kiva muri abo bantu bagiye gushingura, akavuga ati someni sopayini somando, Imana irambwiye ngo gushingura birahagaze. Ngo akamubura. Reka mbatangarize nshuti zanjye, ntago ariko ibintu byose Imana ibikora yabivuze. Hari abantu bampamagara bakambwira ngo Claudine, ngo duhanurire. Ukibaza ndabahanurira ibiki? Mbabesha simbabwiye bitazabaho. Ukumva umuntu agambwiye ngo none si ngo ko naguhaye ibyifuzo, ngo ubwo ngo none ngo ko nta gisubizo ngurama. Ikihe si kugomba gutegereza ibisubizo bivuye ku Mana akaba yibigwa ngo none si ngo nta n'ubuhanuzi. Arega ibintu byose ntago ariko Imana ibikora yabivuze David. Uko ubyuka ugakaraba mu maso, Imana itakubwiye ngo genda ukarabe mu maso ufite ingonera, ukajya kwarura ibiryo, Imana itakubwiye ngo genda warura urye ndi kubona ushonje, ni nako n'ibitangaza bishobora kuza itavuze. Ariko hari n'ibindi biza yavuze. Mana, sindagira ntibi bintu ko biri kuzara kandi bwije. Ariko mu mudugudu wo kwa Yayiro, Yesu ajya kuzura y'uyu mwana we wari wapfuye w'umukobwa. Yafashe umwana ukuboko aravuga ngo Tarisa kumi. Byarasobanurwaga ngo gakobwa ndagutegetse byuka. Umwana agabyuka. Ageze mu mudugudu witwa Nayini, akora ku kiriba, aravuga ngo muhungu ndagutegetse byuka. Kubera icyo atavuze ngo Tarisa kumi. Ntago ibintu byose ariko Uwiteka bivuga David. Imana ishimwe ubwo wowe ubyumvise. Imana ishobora kuza ikaguha amapantaro 5, itavuganye nawe ngo ikubwiye ngo ndaguha amapantaro. Ariko hari igihe Imana ikakubwira ati ndirahenda Uwiteka nguhaye ishati, koko ishati ukazibona. Ntago ari ngombwa ngo ibintu byose bivuge. Hanyuma ngo uyu mugore ategereza ko hari umuhanuzi ugahanura, aramubura. Hanyuma ngo Yesu akamubwira ati wirira. Ngo umugore akavuga ati ntaribi, reka nkomeze ndire. Ubwo Yesu ari kumbwira ngo ntindire, aragega hambaza ikibazo mfite, ninkimubwira wenda ndebe ko hari icyo yamfasha. Ariko ngo Yesu atari yabaza uyu mugore ngo uri kurizwa n'iki, ubaye iki, kubera ko Yesu warebera hose icyarimwe, yari ari kubona iki gikumuriza. Ngaragenda akora kubikoreye ikiriba, barangije ngo bumva kiraremereye, barahagarara. Ngo Yesu akora ku kiriba tegetse byuka. Ubu David, hari abantu bakwikorereye ikiriba. Icyama Uwiteka uyu munsi agakora ku bantu bikoreye kino kiriba bagashiga hasi. Iki kiriba gishobora kuba kikorewe na nyoko, nanga siko, nanga nyoko wanyu, nanga musheri wawe, nanga mushuti wawe, nanga kikorewe na korari uririmbamo. Iki kiriba gishobora kuba kikorewe na mushumba wakubatije. Iki kiriba gishobora kuba kikorewe na wa muturanyi wawe. Ariko Imana uyu munsi ntago mbitinze. Bibiliya irambwira ngo Yesu akora ku kiriba, aravuga ngo muhungu ndagutegetse byuka. Ngo hanyuma wari wapfuye ahita ahinduka muzima. Ngo hanyuma Yesu amuterura mu kiriba, amusubiza nyina, aramubwira atakiga wa mubyeyi w'ikiriba, umwana wawe gahunda yo gushingurira arangiye. Bibiliya irambwira ngo iyo nkuru yahise yamamara aho hantu hitwa Yudaya, ngo yamamara no muri icyo gihugu cyari giheranye naho hitwa Yudaya, ngo ndetse na muri uwo mudugudu mbese hose iyo nkuru iramamara. Tugiye gusenga Uwiteka akore ku kiriba. Tugiye gusenga Uwiteka akore ku kiriba gifunzemo ibyawe.
nshuti yanjye, impamvu uri kubona ibintu byose byanze ni uko ikiriba gifunze. Iki kiriba ntigifunguka, ndakubwije ukuri, inkuru izamamara. David, tugiye gusenga. Tugiye gusenga. Impamvu maze imyaka ingana kuriya mu bukode ni uko iki kiriba kigifunze. Buriya inzu uzabamo itegetse mu kiriba. Kandi nta wundi muntu ufite urufunguzo rufungura iki kiriba ngo iyi nzu ivemo, keretse uyu mugabo witwa nde? Yesu. Usikwajya ntabwo umwizera, uri gusubiza umanjije watinda. Nta wundi muntu ufite uru rufunguzo rufungura iki kiriba keretse nde? Yesu. Isiko ntiyagifungura, akazi keza ntago kafungura iki kiriba, amashuri wize ntago yashobora gufungura iki kiriba, aka gapira nambaye nubwo gahenda ntigashobora gufungura iki kiriba, na sheri uhora kubwira ngo urakarabo ngo uragasukari ntashobora kugufungura iki kiriba, keretse Yesu wenyine niwe ufite urufunguzo rufungura iki kiriba. Tugiye gusenga Yesu agufungurira ikiriba. Impamvu ntakeye ugihabwa mu rugo rwawe, ikibazo ikiriba kirafunze kandi n'umugore wawe wimurenganya ntiyashobora gufungura iki kiriba. Tugiye gusenga Yesu amanukanye urufunguzo rufungura iki kiriba, hanyuma uwari upfuye ahinduke muzima, iyi nkuru itangire kwamamara. Amen. Haleluya. Impamvu ucuruza bigahomba, amahirwe yo kunguka ari mu kiriba. Impamvu uhinguka rumbya, amahirwe yo kweza ari mu kiriba. Impamvu byara upfusha, amahirwe yo kubyara abazima ari mu kiriba. Impamvu wabuze urubyaro, ntabwo ikibazo ari uko utazi ibintu byose nk'uko abandi babigenza bakabyara, ubwo ikibazo aya mahirwe yo kubyara afungiye mu kiriba. Impamvu utajya ubona umuntu ugukunda ngo murambane, ikibazo si uko utari mwiza. Nkundaga kubwira abantu ngo n'abacitse amaguru bararongoranaga ibintu bikemera, n'abantu bapfuye amaso barategetwaga ibintu bikemera. Impamvu utajya ubona umuntu ugukunda ngo murambane, aya mahirwe yo gukundana ari mu kiriba. Wasigayanye atari ayo gukundana, wirenganya abantu ngo korari ngo ntago yansuye, ngo toka shitani, ngo narapfushije, ngo pasiteri ntiyanshingurira. Aya mahirwe yo gukundwa ari mu kiriba, wibarenganya. Impamvu David usigaye ubona abahanuzi bose barabagize pirate, bakavuga ngo abahanuzi ngo barahanuraga ibintu ntibibe, ngo akakubwira ngo ibintu ngo bikazamara imyaka n'imyaka, aya mahirwe yo guhanura ibintu bikaba vuba ari mu kiriba. Tugiye gusenga Uwiteka amanura urufunguzo rugufungurira iki kiriba uhereye none. Mubyeyi nkurikiranye, nyemerera Imana uyibwire ngo menye neza ko ikiriba cyanjye gifunze, kirimo amahirwe yo kubyara, kirimo amahirwe yo gukira, kirimo amahirwe yo gushaka, ikiriba kirimo amahirwe yo kubona abakwe n'abakazana. Iki kiriba kirafunze kandi ni wowe wenyine ufite urufunguzo. Mukobwa unkurikiranye, izera Imana uyibwire ngo ikiriba amaze kumenya ko gifunze, ariko ni wowe wenyine ufite urufunguzo. Musore, iki kiriba kirafunze. Kigifunze ntushobora kubona akazi, kigifunze ntushobora kubona perime, kigifunze ugira na perime ukabura akazi kandi uyifite, kigifunze. Kigifunze. Tugiye gusenga Uwiteka gufungurira ikiriba. Tugiye gusenga Uwiteka gufungurira ikiriba. David, ikiriba kigifunze ntushobora kubona akazi, ugahawe nande se? Ikiriba kigifunze ntabwo umugore washobora kukwita sheri kandi gifunze. Ntushobora koga amazi ashushe ikiriba gifunze. Uyu munsi uraborosa, ejo korogati gashira, ukazamara umwaka utabonye indi korogati kubera iki? Ikiriba kirafunze. Ntushobora kubona umuntu uguha ikiraka kubera ko ikiriba gifunze. Tugiye gusenga Uwiteka gufungurira ikiriba. Impamvu wambara ukabura umuntu n'umwe ukubwira ngo izi myenda zirajyanye, ni uko iki kiriba cyo kuberwa kirafunze. Aya mahirwe yo kuberwa ari mu kiriba. Tugiye gusenga Uwiteka amanura urufunguzo rugufungurira iki kiriba. Tugiye gusenga Uwiteka afungure iki kiriba. Hari umuntu uherutse kuza ngo dusengane, arambwira ati nukuri ko Imana nimba hari umuntu uhembwa amafaranga menshi ni njyewe, ariko nimba hari umuntu ufite amadeni menshi kuri iyi si nabwo ni njyewe. Ndamubwira kandi ukorera amafaranga menshi, ati nukuri ko Imana nkorera amafaranga menshi, ariko njya guhembwa ntazi ikintu gitwaye amafaranga.
ikiriba nyine kirafunze. Tugiye gusenga Uwiteka agufungurire iki kiriba. Ikiriba nigifunguka uraryama kuri matera wifuza, iki kiriba nigifunguka urambara imyenda wifuza, iki kiriba nigifunguka urubyaro ruraboneka, iki kiriba nigifunguka inzu utuyemo irahinduka, iki kiriba nigifunguka urava mu bukode, iki kiriba nigifunguka urava ku musozi uriho, iki kiriba nigifunguka abantu baragukunda, iki gihugu nigifunguka uzamamara urenge kumenyekana mu Rwanda, umenyekane no mu mahanga. Tugiye gusenga Imana igufungure ikiriba mu izina rya Yesu. Mana uri Imana ushoboye byose, nta kikunanira mu isi no mu ijuru, nta wanye nawe. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo nuko ibyo wibwira kutugirira ni ibyiza ntago ari ibibi. Niyo mpamvu nsengeye ubwoko bwawe, tumaze kumenya neza ko hari ikiriba gifunze ku buzima bwacu. Ni nayo mpamvu abantu bari kurira, abandi bagiye gushingura, abandi bacukuye, abandi bazanye indabyo zo gutereraho, abandi bari kuvuga ibyabo. Hari n'abatwirukanye kubera ko iki kiriba kimaze gufungirwamo umuntu wapfuye. Ariko turasenze cyane kugira ngo ikiriba cyagifungiwe ababyeyi uhereye none umanurura urufunguzo rugifungura, hanyuma aba babyeyi babona amahoro. Turasenze cyane ngo iki kiriba cyifunze kuri aba bakobwa umanurura urufunguzo rugifungura, ibyari birimo bipfuye ubihindure bizima, hanyuma nabo babona amahoro mu mitima yabo. Turasenze ngo ikiriba cyifungiye abasore n'icyifungiye abagabo uhereye none ibi biri burifungure. Urufunguzo ni wewe wenyine urufite mu biganza byawe, nta mashuri namwe yadura urufunguzo, nta kumenyekana kwa dura urufunguzo, nta muhanuzi n'umwe ufite uru rufunguzo keretse wowe wenyine. Turakwinginze ngo kuri itariki, kuri iyi saha ururu kufungura iki kiriba, hanyuma uyu mwana warupfuye ahinduke muzima. Iyi nkuru yamamare nk'uko yamamaye Yudaya no mu gihugu cyose gihereranye naho, no mu mudugudu witwa Nayini. Abariko iyi nkuru imenyekana ku bagabo badukurikiye, abariko inkuru yo gutabarwa imenyekana ku bakobwa badukurikiye, abariko inkuru yo gutabarwa imenyekana ku basore badukurikiye, abariko inkuru yo gutabarwa imenyekana ku bana badukurikiye, iyi nkuru yo gutabarwa imenyekane ku bayobozi badukurikiye, iyi nkuru yo gutabarwa imenyekane ku isi yose, kubera ko uri Imana ishoboye byose. Nyemerera ukiza abantu bose barwaye, abarwaye indwara zikomeye n'abarwaye zoroheje, bose ubakiza tukiri muri aka kanya ko gusenga. Unyemerera abantu bose bafunzwe, abafungiwe muri gereza zo hasi n'abafungiwe mu zo hejuru, unyemerere ubafungure tukiri muri aka kanya ko gusenga. Unyemerere tukiri muri aka kanya ko gusenga utanga urubyaro ku barubuze, utanga imigwe myiza ku batwite bazabyare neza. Turasenze cyane kugira ngo tukiri muri aka kanya ko gusenga wite ku bantu bashonje ubagaburire, abambaye ubusa ubambike. Turasenze ngo tukiri muri aka kanya keza ko gusenga wite ku bantu bose babuze abo bakundana nabo bakundane, kandi tukiri muri aka kanya keza ko gusenga wubakire urubyiruko rubishaka, ingo zose zisenyutse wongere uzubake mu izina rya Yesu. Tukiri muri aka kanya ko gusenga abantu bose batarakumenya nk'umwami n'umukiza bakumenye, kandi tukiri muri aka kanya ko gusenga Mana ukore byinshi ku isi yose, abacuruzi bunguke, abahinzi beze, aborozi bororokerwe Mana, babuze akazu kabahe, abafite amadeni yishure, abari mu bukodu bahinzu zabo nziza, bashaka ibyangombwa bose, abari mu Rwanda bashaka ibyangombwa, bari mu mahanga bashaka ibyangombwa, bose ubibahe mu izina rya Yesu. Utanga ubwenge ku banyeshuri, abiga babaya biga bata, bose ubaha ubwenge mu izina rya Yesu Kristo. Urengere uru Rwanda rwacu, kandi nturengere u Rwanda gusa, urengere n'ibindi bihugu byose bigize iyi si. Urakoze kuri data wa twese mwiza, ngaho ganza kandi utegeke ubuntu bwawe, urukundo rwawe, gufashwa n'umwuka wera bikomeze biturange none ndetse n'iteka ryose. Amen. Hanyuma turagushimira cyane ku bw'ikiganiro cyiza duhaye n'ijambo tugejejeho. Twese muri ka kanya keza ko gufata nimero y'umukozi w'Imana ku muntu wifuza kuganira nawe cyangwa gusengana nawe n'ibindi bibazo yamubwira cyangwa se n'inama, byose birashoboka. Tugifata tunamushimira ndetse namwe tubashimira. Nimero yanjye ni 0786 661 551 830. 0786 661 551 830. Tunagushimira ko abantu benshi baba baguhamagaye, abashobora kubona yego bitagire ku ijana, buri muntu wese uguhamagaye abone, ariko byibura uragerageza. Yego rero bivuge ngo dushaka ku ijana, buri muntu wese ukeneye kubona. Amen.
bizakunda urakoze cyane yego amen